Zaburi ya 39. Zaburi iyahimbiwe Dutuni umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi. Naribwiye nti nzirindira mu nzira zanjye kugira ngo ntacumuza ururimi rwanjye. Nzajya mfata ururimi rwanjye umunyabyaha akiri imbere yanjye. Nabeshejwe nk'ikiragi no kutavuga, narahoze naho byaba byiza sinabivuga. Umubabaro wanjye uragwira, umutima wanjye ungurumana mu nda. Ngitekereza umuriro unyakamo, maze mvugisha ururimi nti Uwiteka umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye, menye ko ndi igikenya. Dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki, igihe cy'ubugingo bwanjye kuri wowe kimeze nk'ubusa. Ni ukuri umuntu wese nubwo akomeye ni umwuka gusa. Ni ukuri umuntu wese agenda nk'igicucu. Ni ukuri bahagarikira umutima ubusa. Umuntu urundanya ubutunzi atazi uzabujyana. Mwami none ntegereje iki? Ni wowe niringira, unkize ibicumuro byanjye byose. Ntumpindure uwo gutukwa n'abapfu. Narahoze sinabumbura akanwa, kuko ari wowe wabikoze. Unkureho inkoni yawe, mazwe no gukubitwa n'ukuboko kwawe. Iyo uhaniye umuntu gukiranirwa kwe, umuhanisha ibihano, ugenzura ubwiza bwe nk'inyenzi. Ni ukuri umuntu wese ni umwuka gusa. Uwiteka umva gusenga kwanjye, tegera ugutwi gutaka kwanjye. Ntiwicire amatwi amarira yanjye, kuko ndi umusuhuke imbere yawe n'umwimukira nk'uko ba sogokuruza bose bari bari. Rekeraho kundeba igitsure, mbone uko nsubizwamo intege. Ntarava hano nta kibaho. Haleluya.